hanyuma ngira ngo reka nibutse abadukurikiye ko twinjiye mu isaha ya kabiri aho turi kugaruka kuri uyu mutwe w'iki kiganiro cyangwa se iyi space aho turi kureba nyuma y'uko iri huriro rya F7 rifashe Uvira. Ese Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi araza kubyitwaramo ate, cyane ko ni ibintu bizwi ko ingabo z'u Burundi hari ubufasha ziri gutanga muri iyi ntambara, ariko zikaba ziri kwifatanya na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'indi mitwe irimo Wazalendo ndetse na FDLR n'indi itandukanye, aho bari mu ntambara n'iri huriro rya AFC/M23. Mbere y'uko mu kanya tujya kuri Dr Ismail Bukanani, ndabona Bwana Damien wari wazamuye ikiganza, ngira ngo hari icyo wari ugiye kongeraho, hanyuma noneho mu kanya tukinjira mu mwanya w'ibitekerezo, ari nako ubwo Olivier ngusaba turaza kumva mu kanya kagiye kuza Dr Ismail Bukanani, ariko nihagira n'abandi wenda bashobora kuza kwaka ijambo cyangwa wowe udukurikiye ushobora kuza kwifuza kugira igitekerezo dusangiza, nawe waza kwaka mike, hanyuma Olivier ubwo uraza kudufasha kugira abo uzamura. Damien nkaka niba utwumva ngira ngo wafungura mike. Yego, urakoze, uranyumva? Yego, turakumva neza. Yego, ndagira ngo nkunganira gatoya kubera ko ubutabazi bw'u Rwanda buri igihe kinini cyane bavuga ku yerekeye abanyamurenge muri Sud Kivu, za Minembwe cyane cyane hariya, uburyo batabaza isi. Maître Ngoga abwira ati isi kwitareba mu by'ukuri menace yo kwicwa kw'abanyamurenge. Ngira ngo hari abanyamurenge bwabo cyangwa na M23 babonye ko mu by'ukuri bakwiye kwirwanaho nk'uko bitwa, kugira ngo bikuremo ako kaga. Kuko ibyo tuvuga ubu ngubu njyewe ntabwo ndi butegetse cyane ku Barundi n'Abadede, administration yabo kuba bazakemura ikibazo cyabo. Baje muri Kongo bafite umugambi mubisha, atari umugambi mu by'ukuri guhuza abanyekongo abanyekongo barwana birwana kugira ngo babeho, cyangwa se barwana kugira ngo babe mu gihugu cyabo, ahubwo ikibazo cyabo no kubatandukanya n'igihugu cyabo. Kandi Ndayishimiye yabigizemo uruhare runini cyane, ariko abayobozi bacu Maître Ngoga reka mbisubiremo kubera ko ibivuze kenshi ni nayo mpamvu hari bavuga ko u Rwanda rufashe M23, ariko ni ubutabazi muri makeya. Kinyarwanda speaking Congolese communities, including Banyamulenge in South Kivu, are being singled out for expulsion and extermination. Again, who has not seen or who did not hear? Voilà, bon, mikoro irafunga gato mu nyangana gatoya, ndagasubiramo gatoya mu nyangana. Kinyarwanda speaking Congolese. Okay, thank you. Communities, including Banyamulenge in South Kivu, are being singled out for expulsion and extermination. Again, who has not seen or who did not hear that there was an ultimatum given in Uvira for Tutsis to leave the country, a 10-day ultimatum. I met one senior official of the UN on the 8th day to ask why the UN had been silent all along. A commander of the army issues Damien birimo birisubiramo. Where was the emergency meeting to address that? Why is the UN until now silent about it? Is it normal that an ethnic group is ordered to leave the country of their origin to go to where they are perceived to believe, to belong? Nguko isi kwiteye rero kubera ko mu by'ukuri nibyo twatenge tuvuga, abanyamurenge abanyamasisi bajya birwana kugira ngo nibura batange ijambo ryabo rikwiriye isi kugira ngo ibyumve. Ntacyo bitwaye ubwo babaze kwigizayo umwanzi wabateye waturutse hirya muri Kongo, ntacyo bitwaye nako muri Bujumbura. Ni amahirwe kuko mu by'ukuri menace yo kwicwa kwabo, menace ya jenoside bagomba gukorerwa
birwanyeho kugira ngo babyigizeyo. Ni amahirwe rero. So isigaye rero ni ukumenya ko abarundi bagomba kumenya ko igihugu cyabo ni icyo ngicyo gifite umupaka iyo, kandi umupaka wabo ntawe gihuriye mu by'ukuri na Kongo ya Kisekedi. Ni Abanyamurenge, ni Abanyamasisi, ni abantu bafite umuco utandukanye hirya ngiyo. Ubwo nibo bazagira igihugu cyabo, bazaganira za Doha, bazaganira za Rahe, sinzi bazaganirira, ariko icyangombwa ni uko bumva ko batuye mu gihugu cyabo kandi bakirwaniriye. Murakagira Imana. urakoze cyane urakoze Damien. cyane muhumuza. Yego. Nyemerera mbere yuko Dr. Bukanane wenda aza kuvuga, hari ikintu Damien yakomojeho cyita kimbabaza kubera amaripoti yasohotse ngo yibasira u Rwanda nyuma yuko Uvira ikuwemo na M23. Icyo ni ikintu cyambabaje cyane, kuko nahise nibaza ntese kuba ubu bwicanyi bwakorerwaga Abanyamurenge, ese kuba ubu bwicanyi bwakorerwaga Abatutsi b'Abanyekongo, ese kuba abantu bicwaga bakaribwa bakotswa ku manywa y'ihangu bihagaze, ese bihinduka icyaha? Bihita bihinduka icyaha? Ni ikintu ubona ko kibabaje kuba Abanyaburayi bose ngo na Amerika bahaguruka bagahagarara, noneho bakibasira u Rwanda, noneho ngo banarutegeka ngo kubahiriza ngo amasezerano ya Washington, kandi amasezerano ya Washington nta hantu avuga M23, kandi M23 niyo yafashe Uvira. Ugasanga harimo ikintu twakwita hypocrisie ikomeye cyane, inababaje, inateye n'umujinya twanavuga, kuko aba bantu apretu cyangwa se usesenguye usanga nta rukundo bafitiye aba bantu bari kwicwa, ahubwo ibyo babivuga ku nyungu zabo, babivuga kuri ruswa, bashingira kuri ripoti zisa n'izanditswe n'abacengezamatwara ba Kisekedi. Ni ibintu rero biba bibabaje. Ni ikintu numvise Damien yakoze hatsanyibutse ibuye. Wenda Dr. Bukanane nk'umuhanga mu bintu bya politiki international arabirambura nagaragaze icyo cyihishe inyuma yabyo, ariko numvise ari akantu nakomozaho mbere yuko mukomeza. Urakoze cyane. Urakoze cyane Ruti. Hanyuma ngira ngo Dr. Bukanane nari mbonye harasa nk'umanutse. Olivier, uragerageza wenda wongere udufashe kumuzamura ko ndi kumubona hasi. Nagarutse Bukanani yatwihanganira gatoya. Egide ndabona yari yazamuye ikiganza. Egide ngira ngo hari icyo yari agiye kongeraho gato, noneho Dr. namwe tukabakira mu kanya. Egide, niba utwumva ngira ngo hari icyo wari ugiye kongeraho mbere y'uko ubwo twumva Dr. Ismail. icyo nagiraga ngo nongereho gusa ni no gukonfirma ibyavuzwe ko bishoboka koko ko muri Gitega hashobora kubakwa ikibuga cy'indege kandi mu maguru ya vuba, kuko mbonye amabarwa yaba yanditswe na Aviation Civile au Burundi, hanyuma kandi n'umuguverineri wa Gitega akabimenyeshwa. Ikindi kandi mbonye nuko aho kizubakwa muri Gitega nyine muri Bugendana ni ahari icyanya ubundi cyari cyarahariwe kwibuka rero Abatutsi bahatikiriye muri 1996, haguye Abatutsi 618. Noneho rero iki cyanya bagishyiraho kuko ntago navuga ngo barubatse, ahubwo bahashyize ikintu cy'umusaraba, ariko akaba ari ahantu hanini koko. Akaba rero ariho imiryango y'aba 618 bajyaga bajya kwibukira. Bikaba rero byanateye n'ikibazo nyine bavuga bati ese ahantu noneho twajyaga twibukira ko muhadukuye cyangwa se muhakuyeho muri gahunda yo kuhashyira icyo kibuga cy'indege. Ariko igihe hari n'ikimuzi neza ko mu by'ukuri ibi bintu byose aba ari ibyo kugira ngo ibimenyetso byose biburizwemo, hanyuma kandi nyine nta nubwo yabishimishije ababona abangaba iyi miryango ijya kwibuka.
confirmation rero koko iki kibuga koko kigiye kuhubakwa kandi ngo ni ibintu birimo bikorwa mu buryo bwihuta cyane. Yes, murakoze. bishobotse waduha n'ayo mabarwa bakayashyira hano tukayabona. Yego nabikora. Yego Urakoze cyane. urakoze hanyuma ubwo wenda Olivier nadufasha araza kuyashyiraho nibikunda. Dr Ismail sinzi niba utwumva, ngira ngo nawe urakurikira, dukunze no kubana mu biganiro hano, ukadusangiza ubusesenguzi, uri impuguke muri politiki mpuzamahanga by'umwihariko iyo mu karere. Ngira ngo nawe hari igitekerezo waduha cyangwa se n'ubusesenguzi bwawe kuri iyi ntambara. Tuyivuzeho kenshi ariko kuri iyi nshuro turi kugaruka noneho kuri Uvira yamaze gufatwa n'uyu mutwe wa AFC M23. Igitekerezo cyawe ni ikihe Dr Ismail? Ngira ngo Olivier sinzi niba umubona ko ndabona harashobora kuba yamanutse nanone. Muraho, muranyumva? Uranyumva? Yego ndakumva. Ahubwo yari yikonekise kuri devices ebyiri. Yego, ngira ngo gutya ariko aratwumva noneho ndabona agarutseho. Dr Nawe muratwumva? nagarutse. ndabumva kuko nigeze kuvaho, Yego. ndavuga reka nkoreshe ubundi buryo kugira ngo ntaza kubura uko nza. Muranyumva neza? Ntabwo harimo amajwi abiri? Oya, turakumva neza gutya rwose, neza 5/5. Okay, murakoze. Reka mbashimire. Reka nshimire abamaze kuvuga, mon frère Damien, Gide, mwakoze, Olivier nawe igitekerezo watanze, Rutiho nanjye ndakuza, ahubwo ndakubwira ngo ntiwamvugiye ibintu. Nari ngiye kuvuga ntangira nyine uruhare rw'aya mahanga, ariko ibyo nibyo tumenyereye, ntugire ikibazo. Na nyakubahwa perezida wa repubulika yabivuzeho kandi nta munsi utabivugaho, urabizi neza. Ni n'ibi ngibi nyine bigerekeranye n'iyi titre uko tuyivuga. Olivier munyemerere namuhumuza manze mvuge kuri iyi titre ngo nyuma y'uko AFC 23 ifashe Uvira, Neva araza gucanga guta amakarita. Ubwo abatazi ikinyarwanda cyangwa abatayumva bumve ko ni ukushaka kuvuga ngo ibintu Neva amazemo igihe, ibintu Neva amazemo yijanditsemo, ese noneho ko agiye kumera nk'ururimi ruri mu kanwa ruraza gusohoka gute niba umunwa bamaze gushyiraho gushyiraho ubudodo bagafunga, ararusohoramo, arujyana mu nda, ararusohora rujye hanze gute yifungiranye ubwe, kuko nta n'uwamudoze ahubwo yifungiranye. Ariko nge Neva namusubiza mu magambo y'umwami Musinga. Umwami Musinga baramubajije bati, nyakubahwa nyakugira Imana Musinga, ko mbona abanzi bawe bishyize hamwe, aho urabigenza ute? Muzi ukuntu umwami Musinga yabasubije? Yarabasubije ati, bihorere kwihuza n'abandwanya. Ubwo yavugaga ababanzi be, ntabwo bigushyira mu batsinda, kuko ibigwari byinshi bitabyara abagabo. Muze kumva icyo nshaka kuvuga. Yarabasubije ati, bihorere kwihuza n'uriya mwanzi wanjye, abo bose bandwanya, ntibigushyira mu batsinda, kuko ibigwari byinshi bitabyara abagabo. Asoza avuga ngo ahubwo wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Ntawe ntutse, ariko ababyumva neza muze kwibaza ati ese umugabo mbwa ninde, uwisunga undi ninde, ishyano yabonye ni irihe? Reka mbabwire, Damien niwe ukunda kugira udukoryo akatuzanira utuntu turi recorded. Mbikunda kubi kuko bituma tutavuga byinshi ahubwo tukumva byinshi. Wanzanira ka record Neva ari kuvuga ngo Uvira nivamo nzahita mpfa. Mwarakumvise?
nongere mvuge wa mugabo uyu secrétaire general wa CNDD iri shyaka ryabo wari umaze iminsi baramuhaye uburozi ameze nabi mu minsi ishize, bene wabo bari bamuhitanye, ariko agaruye umwuka arongera ngo binjiye ngo Uvira yanze kuvamo, ngo ntari kwikora ko abarundi bari bagezemo abasirikare bacu. Ubwo na wa mupasiteri uvuga ngo abasirikare b'abarundi ngo ni intwari, ntawe ushobora kubakara ngo u Rwanda rwari sumbukuruje nayo 23 ngo bashaka gukuramo Uvira birabananira. N'aya makuru batanga murabyumva, rwa rwango bafite, ntibazi ko abana bari kurwanira ku butaka bwabo bashaka gutaha iwabo ari M23 itasinzira itaryama kubera ko izi neza uko iwabo hameze n'uburyo izahigarurira. Uyu munsi rero sinzi ikinyarwanda cyangwa ikirundi bari kuvuga, aho yavuga ngo bakoresha indege zikazamuka zarangiza zigakata zikabakatamo. Ubwo icyo yavugaga muracyumva, ni ya jenoside mwavugaga, umugambi bari bafite n'uwo kwica abatutsi bo muri Kongo kabarangiza, abanyamurenge bo muri Kongo ikabamara. Aba bantu babivuze kuva kera bakagira ngo abantu ntitwumva, na wa mupasiteri wabe murabizi ibyo birirwamo. Ariko reka ndangirize, namwe mwavuze ko mwinje mu kiganiro murimo murakurikira ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika. Abaryumvise mwaryumvise, muzi ko nyakubahwa perezida wa repubulika kenshi yavuga ijambo discours abwira abanyarwanda, ariko ni gake cyane muzajya mwumva ashobora kuba yavuga ibyo yavuganye n'abandi bantu, ni gake cyane. Ariko iyo yabivuze mujye mutega amatwi. Aba barundi bajya kujya muri Kongo, kandi ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika avuze, impamvu mabwira ngo muryumve, mujye murishimangira, murisesengure. Nayoboye abandi ba perezida b'ibihugu ko bateye. Iyo umuntu nka Neva avuga ngo Uvira niva amazapfa, buriya aba yatekereje kabiri nk'umuperezida w'igihugu ko ijambo avuze rifite agaciro, rifite n'amateka. Iyo umuntu nka Tshisekedi, rimwe na rimwe hari njya nibeshya nkavuga niba ari Tshisekedi cyangwa ari Tshisekedi rya bindi bya Trump, ubwo muraza kunsohora, birancanga rimwe nkibaza niba ari Tshisekedi cyangwa niba ari uwo bavuga cyangwa ari undi kumva ngiye kuyatamo. Ubwo muze kunyibutsa ko Trump ari pronounce buriya narikunze kubi aryo tuzamuha, kuko nawe Uvira ivamo menya aryo bayihaga, cyangwa akavuga ngo Kinshasa bazayite Tshisekedi, kuko niba perezida ugiye kubaho ku isi mu buzima nabayemo, uvuga ibintu ejo mu gitondo bikabyuka bimukoraho. Tshisekedi yagiranye amasezerano n'uyu mugabo Neva, amasezerano avuga ngo afata agace kamwe n'undi afata kandi. Ariko mwabonye mu ijambo nyakubahwa perezida yavuze, birakwereka ko Neva yashaka kujyana abarundi muri bwa cooperation hagati y'u Burundi na Kongo, ni uburenganzira bwabo, yagomba kuba yafata agace k'amajyepfo. Ariko ibihugu biza gutangazwa ari muri nyakubahwa perezida wa repubulika uburyo ari kujya mu majyaruguru, kandi avuga ngo agiye gufasha Kongo muri bilateral bafitanye. Bamubajije ese urakora iki mu majyaruguru, ko mu majyaruguru ibibazo bihari nawe bizi, ko ari abana barwana n'igihugu cyabo, urashaka iki? Ati ninde se wakubwiye ayo makuru? Ati nayumvaga gutya, ariko nka perezida w'igihugu numvaga numbwiza ibiri kuhabera ko utabirimo cyangwa ubirimo, ndamenya icyo gukora nanjye mvuge nti ibindi kumva wenda nkugira inama. Ndamubwira ati oya, wabikubwiye yakubeshye, nta basirikare mfiteyo, nta ngabo zanjye ziriyo. Ntihashyize kabiri bigenda bite, hafi 150 barafashwe. Ubwo urumva iki gitangaza cyari kirimo rero, ni ukuvuga ati abarundi bakoraga iki hakurya? Nta kiwundi mugambi bari bafite, ni ubwo umugambi wo kujya kumara abatutsi bo muri Kongo, ni umugambi wo kumara abanyamurenge. Agira rero ngo arusha abantu ubwenge. Nicyo nababwiraga ngo ahangaha ibigwari byinshi bitabyara abagabo. Iyo biza kumenya ubwenge, uyu mugabo wavutse yitwa Neva yari kumenya ko iyo uri umugabo buryo uhagarara ku ijambo. Aha rero ikibazo gihari kirakwereka ishyano uyu mugabo yaguyemo, yibwira ko aruta abantu ubwenge.
aha niho nashatse kuvuga ngo araza kuyacanga aterera mu makarita. Damiye cyangwa Olivier mukoze icyegeranyo cyiza mw'abantu mwe. Aka gace ka Uvira amateka gafite, murabizi ko devise buriya ya Uvira bayita resistance de la ni ville de resistance. No, ni umujyi mbese wa wundi abantu bashobora guhagarara bagahangana, ku buryo ni umujyi mbese wihagararaho. Iyo akenshi mujya mubibona mwanabonye na Zaire 1 Zaire 2 uko byagenze, biba byoroshye guhita uramutse ukojeje ibishoboka byose hari uriya mujyi ukawufata. Rwose Kongo ubu yifite nk'umutima kandi ikaba n'umujyi w'amahoro. Ariko se Uvira aho iherereye murahazi? Ibiyaga biyikikije cyangwa amazi abikikije murabibona? Uyu mugabo wirirwaga atubwira ngo tuzajya kurya n'ibisambaza niba ari indagara. Ubu koko aba bantu nibafata hariya hose amazi ahari, abanyarwanda tuzabura aho tujya kurya izo sambaza niba tutari no ku nyanja kweri? So nabone ko ibyo yagiye avuga byose biraza kumugaruka, kuko nitubana neza n'abaturanyi bacu bakatwumva, uru Rwanda mubona nta kibazo twifitiye, kubera ko iyo dushaka n'amahoro. Ariko iyo dushaka intambara ntabwo twari kuba tufite u Rwanda rumeze gutya. Umurundi rero reka zabashore ibyo yababwiye agiye kubagezaho ni ibi ngibi. Aka gace rero nkuko mwabivuze, nkuko Taito bivuga, Olivier wabivuze neza, najya mu buri ibutamoso najya hejuru sinza harasohokera, ni mu mazi. Najya munsi, kera tukiri batoya bibuka, muribuka ibishushanyo abakongomani bajyaga bashushanya igiti, intare hasi, inzovu ku rundi ruhande, noneho hakaza n'ingona, ariko hari umuntu ugiye gutema igiti akabura aha anyura. Icyo gishushanyo murakibuka kera? Niko uyu mugabo agiye kujya hagati nk'ururimi, kandi yabimenya kare yari kumva mugenzi we bakabiganiraho. Nakunze nyakubahwa perezida Repubulika kubwira rya jambo akabibwira abanyarwanda n'amahanga akaryumva. U Rwanda niba rushaka amahoro, nta munsi nyakubahwa perezida Repubulika atahohereje intumwa mu Burundi, atamuganirije, atamuhamagaye, yanabyivugiye ku mugaragaro amubwira ati bimeze biti, tuganire kuri ibi. Ariko bo bakumva ko ngo bazanyura harya hehe. Ubwo Damien ujye umenya n'uduce twinshi ngo baze bafate u Rwanda. Ubwo tuzazura wa mugabo witwa wa MDR harya yitwaga nde, bajya bavuga ngo bavuze ngo nijye watanze Byumba ngo ayinya ubwo mvuga muramuzi. Uyu mugabo rero iyo yumva abantu bavuga ngo ayinya agira ngo amwita rukokoma. ubwo rero nawe niyumve ayinya yarinze aza mu matora. Muzi ko nawe yavuze ati ariko mwe mukinisha bariya bantu, na mama uri mu gihugu ntiyantoye na babyara banjye, nabuze n'ijwi rimwe kweri kandi mfite barumuna banjye na babyara banjye. Uyu mugabo yamwumva kare rero yari kumenya uko akinisha aba baturanyi be, ahubwo ari kumenya ati reka tubane, kuko na mwami Musinga yarabivuze, wisenga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Nabonye akantu kanyura kuri za TikTok kanshimishije baryamye ku matapi we na mugenzi we basinziriye banarira amarira niba mugafite muzi ugashyiraho. Urubyiruko ruri hano dukurikire rurebe uburyo ibi bintu bibabaje. Uyu mugabo yaritotomba ariko yishyize hagati. Mu by'ukuri umupaka wa Tanzania ni naho yari afite kuba yanyura, ni naho yari afite kuba yakurayo ibyo yari amaze kubonaho dukeya. Muzi ko yari yarabuze peteroli mu minsi ishize, turinjira sinzi, muzi ko umusirikare umwe wari wiburi Burundi yari mu madolari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bingahe bitanu yabonaga akajya mu mufuka ye. Abazi kubara mwarabaze, ingabo 10,20 yoherezaga ku bwinshi akagira ngo intambara irwanwa. Uburo bwinshi ntibukora iki? Ntibukora umusuru, niko umunyarwanda avuga. Akagira niza ntambara zo mu baromani, uzajyana 10,20 akumva ko azahagarika abana basaramwe na M23 ntibahite. Namenye ko abana bafite uburyo bigondora, iyo baba babiri bafite uburyo bamara agace kose. None ko bamufatanye Uvira uriya mugabo akiyongeraho Bukavu na Goma, mwari muzi ko ariko buriya biruta abazi geography, mwari muzi ko buriya biruta Burundi n'u Rwanda byifatanije ukongeraho n'utundi duce.
none ubwo saba abasore bashatse kugarukira hariya ntibyaba bihagije, noneho ko bafashe bamureba mu bwonko buriya Burundi kuva kuri Uvira kugera i Burundi abahazi ni ibirometero bitarenga makumyabiri na bingahe. Noneho arimo bavuga ngo yahunze, ibyo ntawe umwifurije aho azahungira. Na Kadafi yari umugabo, aho yahungiye arahazi, ko bamugenza inyuma, ubwo nawe azabireba. Uwahagarara gusa muri Uvira ibirometero ni bingahe kurasa muri hariya, we yavuga ko azabamara akabarangiza. None abasore cyakoze turabasaba bavandimwe, umujinya na vengeance ntimuzabikore. Niba ari kwihimura buriya ntabwo bitanga igisubizo, ahubwo muzicare mutegereze murebe aho umuntu agiye kunyarukira. Amakarita yo ntayo, nta nubwo twanavugana amakarita kuko nta hantu agifite agiye kunyura. Imipaka yarayifunze, aho yumvaga ko azanyura ni Tanzania, bazafatanya wenda ibicuruzwa bye bikahanyura. Uvira hiri murahazi, aho Tanzania iri irahazi. Murumva rero nta kindi kiraro yanyuraho, ikindi gihugu yanyuraho sinzi ko hari ikindi gihugu gasigaranye. Muri makeya uyu mujyi wa Uvira wafashwe, niba ufata bakawuzenguruka bagakuramo bagaklininga ibi byose, ndagira ngo mbabwire ngo uyu muvandimwe nta kindi afite uretse kwicara agategereza inzira. Olivier watanze strategy iriya yo rwose uyibagirwe, agiye urwishigishe ararusoma niko tubyita. Reka turebe aha uko aza gusohokamo, ntabwo biza kumworohera. Ijambo yavugiye Washington mwararikurikiye, ariko nubwo yarivuze yari yatumiwe mu ba gatatu, twari tuzi ko wenda aratekereza kabiri, ariko yari azi ibyo ari gukora. Nubwo ibyinshi babigereka ku Rwanda, bavuga ngo bagiye muri gusinya ngo u Rwanda rwambutse, sinzi ejo muri mugabo aragenda yivuga imbere y'inteko ngo barasiraga za Bugarama. Ukibaza ahantu abantu barasira mu Rwanda, barangiza impunzi zikaba ari ziza aho bari kurasira. Ubwo koko ubeshya n'imisega ntamenya n'imisega beshya iyo ariyo ko ishobora kugira. Anyway, reka mbabwire ngo Uvira tombe. Uvira niba ari atombe cyangwa abazi igifaransa ubwo ni tombe, ni atombe cyangwa ni tombe, ababyumva mu byumve. Abana batashye iwabo barareka bihimure kuko igihe cyabo kirageze cyo kumva ko bagomba kugira iki, bagomba gusubira iwabo. Burya umwana ujya iwabo kumugarura birakomeye. Ari Tshisekedi nawe natangire kuko bari mu marembo, za Katanga buriya ni sikure. Uriya ni umujyi wa resistance, iyo ukoze neza uri mu mutima uba ushobora kuba wakomeza. Ariko Burundi bwo ntabwo njye nabutindaho, cyane cyane umugabo witwa Neva. Abarundi babe bareba bya biganiro bagira bashaka gutera abantu, nibarebe uwo bari bari inyuma, nibatangire batekereze ahubwo bamugira inama, kuko ibyo ari byo byose Uvira uburyo uteye ntabwo Neva mbona za kuhikura. Munyemerere nkarangiza nababwira ngo abatazi umujyi wa Uvira babone ko ni umujyi uri strategique. Ni umujyi rwose ufite inzira zifunguye ku buryo ufite hafi like square kilometer hafi 207 n'abaturage batarenze miliyoni, kuko ndumva statistique cyangwa se imibare yagaragazaga yari mu 700,800 by'abaturage ba Uvira. Urumva rero hari abaturage bahari ku buryo ntabwo bari muri zero. Aba M23 icyo bagiye gukora ni ukwicara bakagarurira ihumure ibibazo bari bafite bari abaturage, barangiza bafite Tanganyika hariya ku ruhande na Ruzizi riva ku ruhande aho. Ubwo urumva neza icyo M23 igiye gukora no kwinjoyinga agace kabo, barangiza bagatekereza icyo gukora. Uyu mujyi rero murabizi ukize cyane cyane ku bucuruzi, harimo ubucuruzi bwerekeye mu masamaki navugaga n'izo sambaza bajye baducyurira. Ubwo isoko rusange isiri kwaguka, mwumva aho rizimukira. Na igihugu gikize mu rwego rw'ubuhinzi. Aha rero Nova Egide wavuze ira pote ikomeye bafite aho bita za Karundu hariya, ku buryo mbese mvuga ngo kuba wagira kuri Tanganyika ni ibintu byoroshye, ndetse ugakomeza ujya ko za Kalemi, za Kigoma, Mpurugu na za Bujumbura nyine twavugaga aho ngaho. Aha rero navuga ngo ibyo ari byo byose imbaraga zakoreshejwe n'aba basore
mu kubohora kariya gace bakaba bagafite. Ndagira ngo mbabwire ngo amagambo ya Kinshasa mugiye kubona agabanyuka, amagambo y'abarundi mugiye kubona bacika ururimi, ariko abanyamahanga bo mbagarukeho nk'uko Ruti yabivuze mu munota umwe. Ndabasabye ngo abantu bitwa abanyamahanga mubibagirwe. Maxime ntimuzi ukuntu yitotombye, ariko niwe wa mbere wasabye uburyo yaza muri francophone ejo bundi. Yaza ko ibyo yakoraga ntiyari gusaba ngo asabe visa ngo ariko yaraje baramwakira. Noneho European Union yo turanayimenyereye uko ikora ngo kubera ko bafatanije ngo na komite imwe yo muri Amerika, abantu rero bakabigira birebire ngo ni senate abasenateri. Ariko umunyamerika umuzasara avuge mugire ngo bose intambara uko irwana twese turayizi. Intambara y'amagambo irazwi kuko abayirwana turabazi benshi, muranababona hano ku mbuga nkoranyambaga zacu tuba turiho. Abenshi ko bakurikira babagabo bita barusagara muri abayibuka n'abande bose baba badukurikira. Ubwo nibumve rero ko bya biganiro bagira uyu munsi Uvira bavugaga Tombe. Nta yandi magambo rero mu by'ukuri navuga ngo uyu mugabo n'abandi bamushyigikiye muri inyuma rwose icyo nababwira ngo Imana isubiriza ku gihe. Reka tube ba pasiteri ku rundi ruhande. Nzi ko benshi mujya musenga mukabijyana muri iyo angu, nubwo bajya batwishyuza ngo cyangwa badushinja ngo twafunze amadini mu Rwanda kandi ubwisanzure bw'amadini buhari. Reka mbabwire rero ngo nta kibi badazasiga u Rwanda, ariko mu gitondo bubyuka igisubizo cyabonetse. Uyu mugabo ibyo yavugaga, minisitiri w'ububanyi n'amahanga we ibyo yarayavuga avuga ngo ibihumbi bingahe, ibyo ari byo byose igisubizo kirabonetse. Ahubwo icyo dusaba ni ukuvuga ngo abarundi bavandimwe, twababwiye kuva kera turabavandimwe, tuzahora turabavandimwe, ntawe uzadusiba ku ikarita. Ariko mwikwemerera umuntu nka Neva n'ubuyobozi bwe bifatanya n'ibigarasha igihe cyose. Muve mu mateshwa, nimujye mwumva icyo abantu bashaka kubabwira n'ikiriya. Nk'uko nabivuze ngo umwami Musinga yabivuze kera, yasize aragije inkoni ye uru Rwanda. Aho nabivuze ndabisubiramo, abanzi bawe ko mbona bifatanije urabigenza uti? Ngo bihorere kwihuza n'abandwanya ntibigushyira mu batsinda, kuko ibigwari byinshi bitabyara abagabo. Mwabantu mwe, hari igihe mujya mugira ngo mwabyaye abagabo mubagira abaperezida aho ngaho i Burundi. Ndagira ngo mbabwire ngo wisunga umugabo w'imbwa mugakubitirwa hamwe. Ngaho rero Neva, ibyo ni ibyabwo mu myaka meza ngahe turaza kubona igisubizo, ariko abantu barakubwiye ntiwumva. Ubu rero turareba uko ayogiye kuvuga mu marira abira, nta kundi. Ndagushimiye Simeon, ndagushimiye Olivier. Ibyo ari byo byose iki kiganiro dukora, nimureke dutange amateka, nimureke tuvugishe ukuri, nimureke tugaragarize ibi fact. Uzagenda wese ajya hanze asebya u Rwanda, asebya abarundi babafite umutima, azaba yibeshya ko turi abavandimwe. Abakongomani birirwa bavuga bamwe ko bashaka kuduteranya bashigira, turi abavandimwe. Twe mu Rwanda icyo dushaka ni amahoro. N'umuyobozi wacu w'ikirenga nta kindi yababwiye. Uru Rwanda mureba ni amahoro dushaka, nta ntambara, nta kindi. Ni nayo mpamvu u Rwanda rwahagurutse rukajya gusinya amasezerano ya Washington. Si uko twari tuyobewe abo tugiye kuyasinyana nabo ibyo bagenda bakora, si uko twari tuyobewe uko buri gihe bakora n'ibyo bakora, ahubwo ni wa mutima w'Abanyarwanda wo kuvuga ngo tubane neza n'abaturanyi bacu kuko tuzahoraho. Yanabivuze neza ndangiza, yavuze ngo ntabwo Imana yaremye isi ngo ireme ibindi bihugu ngo u Rwanda iruremera abantu baza kuruyobora no kurutegeka. Ubwo yabwiraga abarundi n'abakongomani n'abakibumva ko badutegeka n'ibihangage. Yaremye u Rwanda nk'uko yaremye Burundi rukagira abayobozi, natwe tugomba kugira abayobozi. Yaremye u Rwanda nk'uko yaremye Kongo igira abayobozi, natwe dutorera abayobozi. Nta muntu yaremye cyangwa yabyaye ngo imuzanaze ngo ngushinze u Rwanda. Oya, u Rwanda ruriho, ruzahoraho. N'abifuza kurusiba ku ikarita bazabanza batekereza inshuro 7. Ndabashimiye, reka ndekere n'abandi bagira ibitekerezo batanga, ariko igisubizo
kiragenda kiza. Ubwo Neva ari kwireba ko amagambo ye yavuze ko Uvira nivamo aziyahura. Ubwo turategereje turebe. Niyo karita asigaye ndumva ari nta yindi. Olivier wabivuze neza n'abandi. Ndabashimiye kuba mumpaye ijambo. Murakoze. dutegereje urakoze nawe Bukanani. Dami, hari ikintu wari uvuze? ni Ruti yavuze ngo dutegereje ijambo ryo kubika, ariko wenda umwunganiye gatoya kuko umwunganiye gatoya kubera ko mu by'ukuri ntabwo umuntu ashobora kubaka politiki yo mu karere ashinga amacakubiri, ashingiye ku rwango, ashingiye ku kwica abandi, bishingiye ku moko, bishingiye ibi tumaze imyaka tubivuga. Professor Bukanani yabivuze neza cyane kandi abivuze igihe kirekire nk'umuntu w'umuhanga dufite muri aka karere, kandi tumushimire cyane umusanzu wa none, nk'abagize umusanzu wa none, kuko aratwigisha nk'umwarimu. Tuzaba tumushimira kandi tuzaba tuba hafi akomeze kutwigisha kurushaho. Reka mbungane gato kuko mu kanya nashyizeho ijambo rya Maître Ngoga muri UN nk'umunyarwanda, ariko atabariza akarere ikibazo kiri murenge, mu gihe uyu munsi Uburayi, ibihugu by'Uburayi na Amerika bimwe byasizuye bivuga imvitora FC ngo bageze Uvira, birengagije akajagari kari Uvira cy'abazareno na za Melise ziri hariya, imitwe idashoboka, bakanoma kamando w'igihugu Kasita, murabibuka, abazenda baramwanga, bazana undi, igihugu kikayoborwa na za Melise, zikayoborwa n'interahamwe, nk'uko mu Rwanda muri ya myaka interahamwe zagizeho ziyobora igihugu, ziyobora abajandarume, ziyobora abapolisi, ziyobora zibuza n'abasirikare gukora akazi kabo no gutwarwa nabo. Ariko ntabwo sindi bubitinde kuko batumye boroshya ikibazo. Ariko interahamwe zagize zifata responsibility, ziyobora igihugu, ziyobora ingabo z'igihugu, ziyobora abanyapolitiki. Ibyo murabizi. N'uyu munsi Uvira yari ifitwe n'abazarendo, yafitwe na FDLR, yafitwe n'Imbonerakunya nuko babita, ngewe niba ntibeshye simbizi uko babita. So muri make afande Pise ijambo yavuze mu kanya, reka ndisubire hagati kugira ngo ishimage mu by'ukuri ibyo mu by'ukuri ngo yavuze nawe, kutabariza abari mu kaga. Na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira, n'ibihumbi by'abarundi bari muri Uvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe, bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza ariko abarundi bangana batya, izi ngabo z'abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo, hari chaos iriho, bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe, nako barabishe birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose. Aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye, rero abantu baratakambye haburu batabara. yerekana ko Burundi nta rwanda. Munyagara gatoya mukagira imana mwe murumva nyakubahwa perezida wa repubulika ati isi iratabajwe. Umunyarwanda muri Nations Unies muri Security Council ati za drone ziri mu kirere mu Minembwe zirasa abaturage batagira epfo na ruguru, batagira ikirengera, isi igaceceka. Ariko rimwe na rimwe drone bakavuga ngo nako ya miryango mpuzamahanga bakavuga ngo za Rucuro, muranyumva? turakumva ariko byari birimo byisubiramo. Muhumuza funga mic please. So isi kavuga ngo hari abantu biciye Rucuro, ngo drone yabafashe, ngo satellite yabafashe,
ngo abantu bica urucuru ngo rucuru ngo nta moko ya n'aya. Ibyo byose murabikurikira. Abanyamurenge baritabarije, batabaza isi, bakora imyigaragambyo hirya no hino ku isi. N'ejo ku ejo mu Burayi no muri Amerika baza gukora imyigaragambyo batabaza, ariko yasi itagira ubutabera. So muri make icyiza ni kimwe nuko batabaje isi ariko bakanitabara bakirwanaho. Ariko nanone u Rwanda rubahora inyuma buri gihe rutabaza ruti abantu barazira iki. Iyi si koko nuko iteye. Ariko abanyamurenge icyo bavuga uyu munsi tukimazemo imyaka irenga 50 turabizi. Niba atari 60 turabizi ko isi itagira ubutabera, igira ishingira ku nyungu. So muri make abanyamurenge murakagira Imana, murakagira inka, muzatunge mutunganirwe, ariko mwirwaneho muhagare kuri iyo nkingi yanyu y'igihugu cyanyu. Nitugira amahirwe abanyamurenge bari hano baze kuzamuka batuganirize, batubwire mu by'ukuri uko bumva igihugu cyabo, uko iyo revolution yabo bayiganisha. Niba ntibeshye mu by'ukuri kwirwanaho nk'uko tubisanga tubizi, tubahora hafi, tuvuga, dutanga ibitekerezo. Umusaza Felix umuvandimwe wanjye uri hano hasi na Andre ni kwigize baze kuzamuka batanga ibitekerezo bahobe, muze kuzamuka mutanga ibitekerezo, tunganirane. Dr. Meran nawe uze kuzamuka rwose tunganirane kugira ngo mu by'ukuri ijwi ryacu rigere kure, ariko tutagamije kuvuga ko turamenye Kongo cyangwa no, ariko turafasha kugira ngo ubutabazi bwacu ijwi ryacu rigere kure. Murakagiye Imana uko bisanzwe. Urakoze cyane Damien. Hanyuma ngira ngo ndabona Olivier hari abo yamaze kuzamura, n'ubundi turacyari mu bitekerezo by'abantu. Ariko Olivier niba unyemereye, ngira ngo hari uwari waciye no mu bitekerezo bya comments cyangwa se abanditse, hari ikibazo yabajije Dr. Ismail, wenda kimusubije twihuse noneho tukabona kwakira nari mbonye wazamuye. Ngira ngo ahubwo ni nawe ahubwo Iradukunda Chance yanditse ngo muraho neza, ndabaza Dr. Ismail, ese African Union uruhare rwayo ni uruhe kugira ngo haboneke uburenganzira bw'abanyamurenge ndetse na United Nations to imaziki? Sinzi ubwo niba hari icyo mwamusubiza Dr. Ismail mbere y'uko mu ijambo rimwe namubwira ngo uruhare rwa African Union ni ukwandika amatangazo. Iyo M23 yafashe Uvira bandika amatangazo ngo nta conflict dukeneye, mwongere mwunga. Iyo yafashe Goma mwandika amatangazo, izamara iki? Amatangazo niyo akenewe muri kino gihe. Ibyo ari byo byose ntabwo twacika intege. Akamaro ka African Union turakazi, ni ukuba umuvugizi uhoraho. Ariko se ni ryari intambara ibaye, iyi conflict ibaye muri Congo, inama zose zabayeho, African Union yakoze iki? Yigeze ifata aho Kisekedi afata SADC akayikurura? Yigeze ifata abasirikare bayo African Union ngo igende bashyire hagati, noneho ihangane na SADC, ihangane na Wazalendo, ihangane n'aba babwira iti oya African Union turabihagaze? Niko kamaro yakagombye gukora. Yakagombye gukora negotiation cyangwa ibiganiro, ikabwira Kisekedi. Kugeza amaginga ya nta muntu urahaguruka ngo atunge urutoki Kisekedi ngo, ariko birirwa babwira u Rwanda, birirwa babwira aba M23, birirwa babwira bicwa. Nta muntu uramubwira ngo izo drone uri gukora. Ngako kazi ka African Union. Rero uyu muvandimwe icyabaza ibyo ari byo byose, aho igeze no kuvuga ngo no kwandika amatangazo gusa. Ahabaye coup d'etat, turabasabye coup d'etat muyishyire hasi. Urasaba ngo coup bayishyire hasi yamaze no kuba. Urasaba ngo mugabanye conflict, abantu bamaze kwicwa, abatutsi bo muri Kongo baricwa. Hari itangazo risohoka koko ndabona rya African Union rivuga ngo abantu 5-20 drone zakubisemo, dore abamaze gupfa. Kisekedi nyaboneka nk'umunyafrika hagarika. So namusubiza rero akamaro ntako mbona, ahubwo ni mwirwaneho, nibirwaneho mu rwego kugira nk'uko bari kubikora, kuko nta munsi batasabye amahoro, ariko ayo mahoro ntibayabonye. Iyo rero ushaka amahoro, nunganire iryo ijambo ry'uyu munsi murabizi warivuze. Iyo ushaka amahoro, iyo bibaye na ngombwa iyabuze ukora iki? Nicyo rero muri kubona aba basore n'inkumi bari kwanga kwicwa, bari kwanga gukatwa imitwe uko bazira uko bavutse, bazira uko basa, bazira uko
bariko ni nayo mpamvu ubona bigira naho nutegamira African Union bizagufata igihe. Ari no mu Rwanda twarabibonye igihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi, ari UN wavugaga bari 2,200, ariko jenoside irimo hagati icyo bakoze nta n'ijana basigaye, uretse bamwe bakoze ubu udahangarwa rwabo barahagara kubera ko abanyafrika baremera barapfa, ariko bakora iki? Batabara bamwe mu bicwaga, nabo nimbarwa wababara. Ari African Union ari UN, Dami yabigaragaje neza muri gihe yatanze, aho abayobozi b'iki gihugu birirwa babwira UN, babwira members ba UN, mwadufashije ko abaturanyi duturanye dufite umutekano muke kubera ibiri kuhabera. Hakorwa iki? No kwirirwa bandika za tract, no kwirirwa bandika report, no kwirirwa bafasha umwanzi kugera ku cyo ashaka kugeraho. Nkumva rero ntamuciye intege, namubwira ngo mu by'ukuri ari African Union ntacyo ndabona iri gukora muri Congo, ari UN mbona ahubwo no kohereza abamaze imyaka 20 ingahe, nibo bamaze imyaka hari muri UN basahura batwara abasirikare, mwagiye mubabona ba peacekeepers bahariye. Ubu rero kereka wenda ni habaho revive cyangwa se kuhinduka, ariko kugeza amagingo ya uruhare rwa African Union ntarwo ndi kubona, kandi ariyo yakugombye guhagararira abantu bari kwicwa, rikavuga ngo ikababera abavugizi, bikaba nangombwa gashyiraho inzira, ariko bagahangana n'uyu mugabo witwa Tshisekedi ndetse na Neva, bakamubwira ati nyaboneka gasopo shyiraho umurongo. Ariko nta n'umwe urahaguruka no kureba abantu bapfa bicwa gutyo na gutyo. Nkumva rero ikibazo arambajije byari byo byose ndakimusubije, nawe arabibona ko kugeza amagingo aya mu myaka abantu bamaze bicwa, impunzi ziri hano rwa hato nato, ari mu Rwanda, ari muri Congo, ari muri Uganda, ari muri Kenya, ari hehe isi yose nibo bamaze kuba impunzi abakongomani. African Union ikora iki uretse amanama birirwamo gusa bagenda bakagaruka? Ibyo ari byo byose igisubizo nicyo namuha, ntacyo narenza, nubwo inshingano zayo arizo tuzi ko ari kugarura amahoro n'ahari conflict aba yahagarara, ariko nta na rimwe ndabona itangazo gusa ribwira Congo guverinoma ngo nyaboneka dore ibyo mugomba kureka. Neva dore amakuru turayafite, hagarika ibi. Ariko abantu barapfa, abantu bakogeza, abantu bagakomeza kuvuga nk'ibimonyo. Ntabwo rero bishoboka. Igisigaye no guhaguruka, abantu bakirwanira, bakibohora, barangiza akaba biha umurongo nkuko uyu munsi turi kubibona. Nicyo namusubiza Bwana Simeon ku cyo yarabajije ku ruhare rwa African Union cyangwa UN. Urakoze cyane Dr. Ismael. Hanyuma Olivier, ngira ngo n'ubundi ndabona uyu Ismael yasubizaga yamanutse, ariko ndabona hari abandi bazamutse, ngira ngo hari nagusubiza ijambo kugira ngo ukomeze umfashe kuyobora ikiganiro, ubwo tugende twumva n'ibindi bitekerezo by'abadukurikiye. Urakoze. Yego Muhumuza, urakoze. Sinzi wasomye message imwe cyangwa turaza kuyisoma nyuma ya Paul. Nagira ngo mbwire na muzehe Andre aze kongera gusaba ijambo. Andre nigeze kubona request yawe, uhitongera uragenda. Nakoherereje indi uze kuyirebaho. Hari undi wigeze gusaba ijambo kare witwa ngo Liberation Storm, namuhaye ijambo kare nabimuha agahita yongera akamanuka. Reka rero turyihere Felix ko we yahicaye neza rwose. Felix karibu, ijambo ni ryawe. Urakoze Olivier n'abandi mufatanije. Ndabashimira ikiganiro cyiza, sinzi ko munyumva. Turakumva Felix. Urakoze. Nshingiye ku nsanganyamatsiko ndagerageza gusa n'ugaruka ku cyo Dr. yaravuze mu kanya, ariko cyagure mu buryo bundi. Iyo tuvuga ngo nyuma y'uko AFC M23 ndetse na twirwaneho bafashe Uvira, Neva aracanga guta amakarita. Ubwa mbere reka mvuge ko atari Neva ucanga amakarita, afite imbaraga zimuri inyuma, byasobanuwe neza kandi twakunze kubivuga no mu bindi biganiro twagiye tugira, byuko iyi ntambara ari we ari na Tshisekedi bafite abababakinga cyangwa ababari inyuma, barimo by'umwihariko igihugu cy'Ububiligi cyateje ibibazo byatugejeje kuri jenoside, bihereye ku mvururu zo muri 59 nazo zisha abatutsi.
ibyo bikaba byarakomereje mu karere kacu ariko hubatswe ingengabitekerezo ishingiye ku moko imaze imyaka ijya kugera mu ijana ubu ngubu. Kuva abakoloni surtout b'Ababiligi bigaruriye u Rwanda nyuma y'intambara ya kabiri y'isi muri 14, ndibutsa ko icyabaye umuryango w'abibumbye cyahoze cyitwa Société des Nations cyahaye Ububiligi inshingano yo kuyobora u Rwanda mu rwego rwa titere. Ibi rero byaduteje akaga gakomeye kashingiye ku guhitamo abayobozi surtout abakuru b'ibihugu bihereye iwacu mu Rwanda, aho umuntu wari waronse neza ingengabitekerezo ya jenoside muzi mwese wabaye perezida w'u Rwanda witwa Kayibanda nabo bari bafatanije mu yindi mitwe ya politike mu by'ukuri yaremwe n'abakoloni irimo prosoma ya Joseph Gitera n'amategeko 10 y'abahutu aringaniye n'amategeko 10. Ibyo bigasa naho binajyana na kiliziya mu by'ukuri yagize uruhare runini ari ukwigisha abo barideri politike bazafata igihugu. Ibyo rero niko byakomeje no kuri aba bategetsi dufite muri iki gihe ari Neva ari na Kisekedi, ni abanyeshuri beza b'ingengabitekerezo ya jenoside yakwirakwijwe mu karere mu myaka 100 ishize. Ku buryo rero kubona Kisekedi wenyine cyangwa Neva bacanga ikarita bajya kugira icyo batekereza n'icyo bemeza bakagomba gusubira i Buruseli kubaza, twaba twirengagije ikintu kinini cyane kandi gikomeye abantu benshi cyane birengagiza kandi gifite ireme mu mikorere n'imiterere y'imbere cyangwa inyuma y'ibihugu. Now iyo ugarutse rero muri uku kwica no kwirwanaho, nagira ngo mbabwire ko ubundi byari byanditse ngo mwicwe muceceke, nta burenganzira mufite, mwandikiwe gupfa. Nk'uko umuntu ajya kwa muganga bakamwandikira imiti, ubundi iyo umuntu afite nosiyo ku buvuzi, iyo bamwandikiye umuti arawureba akaba ashobora no kuvuguruza umuganga, kuko hari n'ubwo abaganga nabo bibeshya, twagiye tubibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko iyo umuntu atabizi amira bunguri. Hari igihe twabayeho muri politike twumva dukwiye gupfa tukajya no kuririra ba master plan abo kutwica. Ngira ngo igihe abatutsi birukanwe mu Rwanda birukanwe n'i Burundi, abenshi bandikiraga ONU bayishakaho ubufasha banayisaba yuko ibafasha gusubira mu gihugu. Ariko icyo nicyo bari bandikiwe, kuba impunzi, kuguma muri ibyo bihugu by'ubuhunzi. Niba mwibuka neza, ni nacyo Habyarimana yashubije mbere yo kuvuga ko ikirahure cyuzuye. Yarababwiye ati u Rwanda ni ruto, mukwiye kwemera mugatura muri ibyo bihugu byabahaye ubuhunzi, tuzavugana nabyo bibahe ubwene gihugu mwigumiraho. Bwa mbere na mbere ubwo yandikiye abantu umuti wo kuba impunzi ubuziraherezo. Ubwo kugira ngo nihute ntafata umwanya w'abandi, impunzi ziri mu Rwanda, ziri i Bugande, ziri hehe, zavuye muri Kongo, zakuwe mu mirima yazo n'interahamwe Mobutu yagiye gutuza aho ngaho, nyuma yo kubashyira ku mirongo y'umupaka w'u Rwanda kuva Cyangugu kugera Nyagatare, uvuye Bukavu kazamuka aho hose. Kandi hari amategeko mpuzamahanga avuga ko icya mbere expire yagomba kwamburwa imbunda ariko ikanatuzwa kure y'umupaka. Nta wigeze abyamagana kugeza umunsi bagomba kongera kudutera, kuko bavuga ko u Rwanda barwigera ubundi bakarwisubiza. Ni ukuvuga rero ko kuvuga ngo oya we say no kukwicwa kwacu tugiye kwirwanaho, wumve nayo mazina aho aturuka, bakakubwira ngo kuki wirwanaho, ukwiye gupfa, kuki wanga gupfa kandi ari byo twakwandikiye. None se mwabavandimwe, mwigeze mwumva hari iyo UN
ubwo bubirigi bwatangaga izo minisiyo kugira ngo batere u Rwanda kuva muri 1996 kugera 2003. Mwigeze mwumva hari umunsi bamagana ko FDLR iri muri okipa imirima y'abatutsi bo muri Kongo? No. Mwigeze mwumva se bamagana ko bagiye i Burundi bakajya kunyura muri za FNL ba Rusesabagina bakamanuka batuye muri ibi bihugu eza muri Amerika cyangwa mu Bubiligi? Hari wigeze wumva hari uwamagana icyo kintu? Ntabwo byakunze, kuko abacanga amakarita bakabwira Neva na Kisekedi gukina bazi icyo bariho barakora ntibinabatera isoni. Maxime Prevo arava mu Bubiligi akazenguruka akajya Kinshasa akavuga i Burundi akazana ibikoresho isi yose bireba, bagakora icyo twita mu Kinyarwanda cwe. Cwe ni ukuvuga ngo ni ukuryumaho, barabizi ariko baryumyeho. Now igihe RPF ifashe icyemezo muri Z option cyangwa se option Z cyo kwirwanaho ikabohora u Rwanda, umunsi wa gatatu nyuma y'itariki ya mbere ya kabiri Kinshasa bohereje abadespe baza kurwanya liberation y'u Rwanda. Nuko Burundi buri muri Kongo kwanga liberation ya FCM 23. Hanyuma igihugu kirabohowe nibyo, ariko hagati aho barabohora igihugu turatsemba abatutsi. Mwibuke ijambo rya perezida, erega nimushake muzakore episode y'ibyo yavuze. Bamuhamagara bakamubwira bati sigaho, kuko nufata Kigali abatutsi bose barashira. Donc babahinduye ibitambo bigomba kwicwa kubera ko abantu bumva bafite inyota yo gusubizwa uburenganzira bwabo. Uko niko jenoside yashyizwe mu bikorwa, ndetse kugera naho uwabagizwe perezida nyuma yuko bahanuye indege ya Habyarimana areba abaturage bagifite umutima w'ubumuntu banze kujya kwica, akajya kubashishikariza ngo nibakore bareke kwigira abantu ibindeba. Hari ugeze yumva bamagana Sindi ku bwabo mu nama yakoreye i Butare? No. Rero aba bana b'abasore yabivuze neza Dr. bafashe icyemezo bakavuga batahani iwacu twapfa ariko uzasigara azaguma kuri iyi kozi. Ibyo ubwabyo ni icyaha mpuzamahanga. Iyo mpamvu nkuko nabivuze bazakomeza batumereye nabi. Rero Neva ubundi na Kisekedi aho bahereye bavanwa Sabyinyo bakaba bageze Uvira, ubundi iyo baza kuba abantu batateretse ingengabitekerezo mu mutima bajyaga gushyira agatima impembero. Ariko simpamya ko babishobora kubera politike y'urwango bafashe neza. Ni nacyo kibabesheje hari kugira ngo bagumye ku mwanya, bagumye kuri iyo myanya, bagomba kugaragaza yuko bazingatiye bumva neza ko kwica umututsi nta kibazo kirimo. Icyanyuma navuga kugira ngo mpe umwanya n'abandi nuko muzirikana yuko aba bayobozi tanke bazi yuko bagaburirwa n'izi ntambara, abazitera inkunga ntabwo bafite kunanirwa, kandi kibabaje nuko amafaranga bazayakura iwacu mu bihugu byacu, bya bindi byabaye bigombye kuba biduteza imbere bidevelopa ibihugu byacu, baraza bakabidusahuramo bakabitugaruramo, ari byo bita ko ari byo baduteramo inkunga kugira ngo tumarane. Ariko icyiza ni iki ngiki, niba RPF yarafashe leta uyu munsi tukaba tumaranye amahoro imyaka muzi uko ingana, uyu munsi Perezida Kagame akavuga ati ntabwo muzagira ikibazo cy'umutekano wanyu, muryame musinzire. Nibwire ko AFCM 23 twirwaneho babonye isomo rikwiye ko uko batanga umutekano Goma niba utanga nibuvira babaturage bababaye bamenyereye kubaho bavunwa n'abategetsi babo babacuruza, bazabahakanira nk'uko mwabonye uko bakiriwe bageze Uvira, bakababona nk'abatabazi, bakababona nk'abazanya amahoro, nk'uko tubona FPR yatuzaniye amahoro tukayikomeraho, nabo niko bihagaze. That's why ngiwe mvuga ngo dukwiye kugira abaturage bavuga oya
bagashyigikira ubutegetsi bwiza. Nibura mu Rwanda byarashobotse, n'ahandi birashoboka. Murakoze.